Mu karere ka Ngororero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi umugore ubwo n'umugore ukekwaho gusuka amazi y'amarike cyangwa se amazi ashyushye ku mukozi we mu rugo umwitegereza yarahiye yarakongotse yarangiritse cyane. Hanyuma umunyamakurukazi ubwo umunyamakuru w'umukobwa yitwa Iribagiza wa The New Times yandikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ibaruwa ifunguye amusaba kumurenganura uyu munyamakuru yakorewe ngo ihohotera rishingiye ku gitsina. Bishoboke ko nubwo atigeze agaragaza neza uko yakorewe ihohoterwa, bishoboke ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuko yasobanuye ko yagiye no kuri Isange One Stop Center kugira ngo bamukorere isuzuma. Uyu mwana w'umukobwa rero niba yajyaga akora inkuru zirenganura abantu, inkuru zigaruka ku ihohoterwa, zigaruka kuri advocacy, ihohoterwa abana b'abakobwa bakorerwa, abagore bakorerwa n'ibindi ibibazo abagore bahura nabyo, agakora advocacy, niba kuri iyi nshuro nawe avuga ko yahohotewe ntabone ubutabera, byanze bikunze bishobora kuzamugiraho ingaruka zitari nziza mu mwuga we akora ubunyamakuru. Yajya abona inkuru y'umuntu wakorewe ihohoterwa, nawe agashobora kuba yayitinya cyangwa se akagira ubwoba bwo kuyikora, kuko nawe yiyumva nk'utarabonye ubutabera. Ikindi byagenda bite mu gihe uyu munyamakuru Iribagiza wa The New Times yaba arimo araganira n'umuntu wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uwo muntu amuha amakuru, nyamara uwo muntu nawe azi ko uyu mwana w'umukobwa nawe ubwe atabonye ubutabera? Gusa kugeza ubu uyu mukobwa yavuze, ariko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB narwo rwavuze. Aha rero ni kuri Pin Rwanda, njyewe nitwa Daniel Dushimumuremyi. Izi kese ebyiri nizo tugiye kugarukaho ku birebana n'ubutabera, ariko uyu munsi by'umwihariko turaza kwibanda ku birebana n'ihohotera. Reka duhere mu karere ka Ngororero. Iyi nkuru y'uyu mukobwa ijya kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, uyu mukozi wo mu rugo, Ndahiro Valens Papi, umunyamakuru wa BTN TV, nawe uyu munsi ufite urubanza ngo aro barimo baraburana biturutse ku kiganiro cyangwa se n'inkuru yakoze. Ndahiro Valens Papi niwe wanditse avuga ngo abaturage cyangwa se bamwe mu batuye mu murenge wa Gatumba w'akarere ka Ngororero baratabariza umwana w'umukobwa wakoraga mu rugo rw'umuganga witwa Janine. Uwo muganga rero ngo yasutse amazi kuri uyu mukobwa amuziza ko yatinze guteka. Hanyuma urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwanditse ngo muraho, ukekwaho gukora ibi yarafashwe, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gatumba. Ikindi kandi umugabo w'uyu ukekwa ntabwo ari umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nk'uko mwabyanditse mu nkuru. Ndahiro Valens Papi yari yanditse ko uwo mugore binavugwa ko afite umugabo ukora mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ariko uyu mwana w'umukobwa niba akiri n'umukobwa yarahiye. Ifoto Ndahiro Valens Papi yashyize ku rukuta rwe rwa X, urabona ko apfutse kuva ku mabere, mu nda n'ahandi hashoboka,
mu maso urabona ko yashishutse cyane. Ariko se umuntu afata umwanzuro wo gutwika umuntu bene aka kagena kamukora ihohotera rimeze uko nguko habaye iki? Ibindi reka tubiharire urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'inzego z'ubutabera. Ibyo ari byo byose, ubwo icyabaye icyatumye uyu muganga witwa Janine, niba koko ari we wabikoze, umuntu ushinzwe kuvura abantu atera abantu ibikomere, niba ari we wabigizemo uruhare watwitse uyu mwana w'umukobwa agashya bene aka kageni, ubwo ngubwo nabyo tuzagenda tubimenya. Reka twigire kuri Iribagiza. Uyu munyamakuru wa The New Times wakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amusaba kumurenganura, avuga ko nta butabera yabonye. Mu ibaruwa ndende ya paje 3, ibaruwa ifunguye iri mu rurimi rw'icyongereza, uyu mukobwa yashyize ku rukuta rwe rwa X yandikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amusaba kumurenganura. Nagerageje kwisoma yose ngera ku ya nyuma, mubika nka 3 bya nyuma. Uba uri umuntu ugira agahinda cyane, ushobora no gutamarira uyisomye, ushobora no gutamarira. Uyu mwana w'umukobwa agaragaza ko agahinda atewe no kuba yarafashwe ku ngufu, yarakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina, hanyuma nahabwa ubutabera. Ihohoterwa yakorewe na n'ubu akiyumva nkaho bikirimo biramubaho buri munsi, noneho akavuga ko ubu ngubu ari bwo atangiye kugira ubwoba cyane. Hari aho yageze aravuga ngo my fear now should have been at the beginning. Byagenze bite rero? Mu by'ukuri iyi baruwa ifunguye uyu munyamakuru kazi witwa Iribagiza Gorori, ubundi umuntu wakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina, ubundi akesha abanyamakuru dutozwa ko nako ni n'amahame ni nakabivuga atagakwiye kuba agaragazwa imyirondoro ye n'ibindi. Ndetse akenshi niyo bigeze no mu nkiko uwakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, akenshi urubanza rubera mu muhezo. Ariko uyu mukobwa we asanzwe ari umunyamakuru wa The New Times ndetse ukunda no kwandika inkuru zibanda cyane kuri genda. Unarebye ku rukuta rwe rwa X ubona ko ari umunyamakuru wabaye umunyamakuru kazi w'umwaka 2022 na 2023 na 2024. Ariko nyine iyo yahisemo kubishyira ku karubanda bikajya ku mbuga nkoranyambaga, inzego zose, abantu bose bo ku mbuga nkoranyambaga bakabibona, ibyo kuvuga ngo hakirimo ibanga, haba hajemo ibanga rike. Gusa iyi baruwa uyu mwana ubona ko nubwo niba koko yarakorewe ihohoterwa ntabone ubutabera uko bikwiye, ubona ko mu kuyandika yagiriye ibanga cyane uwo ashinja kumuhohotera. Mu mpera z'umwaka wa 2025 uyu munyamakuru yagiye mwijoro, yagiye kuri Isange One Stop Center Kacyiru. Ubwo Isange One Stop Center ikorera mu bitaro Kacyiru, gutanga ikirego cy'umuntu
cy'umugabo wari wamukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina. Atangira avuga ko mbere ya byose uko yakiriwe atabyishimiye, ngo uwamwakiriye yamwakiranye agasuzuguro kenshi, ku rwego rw'uko uyu mukobwa, uyu munyamakuru yashatse no kwisohokera, ariko inshuti ye yari yamuherekeje ikamwihanganisha, ikamubwira ko impamvu ari gutekereza kugenda ari uko yahungabanyijwe. Ubundi ijambo yakoresheje mu Cyongereza, ubundi mu Kinyarwanda cyiza bundi ni uguhahamuka, ari uko yari yahahamutse. Hanyuma mugenzi we mu kumuturisha, uyu mukobwa akomeza avuga ko yihanganye, hanyuma ibyo umugenzacyaha ukorera muri Isange One Stop Center yamubajije byose akabimusubiza. Yaraye muri iwo Isange One Stop Center, mu gitondo aza gutaha, ariko nyuma aza kwandikirwa ubutumwa n'inshuti yari yamuherekeje k'uwo muntu atigeze avuga amazina, wamukoreye ihohotera, ngashaka ko bahura bakabiganiraho ikibazo ataragikomeza. Uyu avuga ko nk'umunyamakurukazi, nubwo yabanje gutekereza akumva nta busobanuro buhagije cyangwa se ntahite yiyumvisho yabwira iki kibazo muri RIB, yaje gutekereza ko yaje guha interview, hari ikiganiro yigeze kugirana n'umuyobozi wa Isange One Stop Center. Aramuhamagara amubwira ibimubayeho, hanyuma umuyobozi wa Isange One Stop Center aramubwira ngo uwo muntu mureke muhure, ndimo ndavuga mu ncamake, hanyuma nimuhura abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bazaba bari standby, bari tayari, bazahita bamufata. Uyu rero avuga ko nk'uko babimubwiye koko yemera uwo muntu, barahura aho baganiriraga mu nzu n'abo bakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, nabo baraza barategereza. Harahagera hakavuga ngo baramubwiye ngo nasohoke, asohoka azi ko bagiye guhita bafata uwo avuga ko wamuhohoteye. Araza asohotse, yinjira mu modoka yari irimo abo bakozi b'urwego rushinzwe ubugenzacyaha, abo bari standby baje gufata uwo muntu wari wamuhohoteye. Umuvundo rero ngo byaje kurangira barekaramye ngo bamugaragarije ko ikibazo cy'umuvundo kitari buze gutuma bamufata. Kuri uwo munsi byarangiye umuntu adafashwe. Icyakurikiyeho rero ni iki? Uyu mukobwa avuga ko yandikiye izindi nzego, akandikira na Isange One Stop Center. Hanyuma rero nyuma ahubwo yaje no kwandikira Imbuto Foundation, yaje kubimenyesha na Imbuto Foundation. Nyuma rero ngaza kumva ko uwo wamukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina yafashwe, aza gufatwa, ariko nanone nyuma umukobwa ngaza kumva ko yarekuwe. Ariko nanone avuga ko kesi ye hari RIB Isange One Stop Center baje kumubwira ko kesi ye yohererejwe ubushinjacyaha, bamuha na nimero za telefone z'umushinjacyaha wahawe kesi ye. Hanyuma uyu avuga ko umushinjacyaha yamuhamagaye inshuro nyinshi, uwo wahawe kesi ye, ngashaka kumusobanurira ikibazo uko cyagenze, ngo umushinjacyaha ntamuhe umwanya. Hanyuma uyu anavuga ko ategereje yuko umushinjacyaha hari ibyo yamubaza nk'umuntu wari warakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuko akenshi ubundi RIB ikora dosiye ikayishyikiriza ubushinjacyaha nabwo bwakumva hari ibyo butarimo burumva mvamo neza, hanyuma
bukaba bwahamagara ubifiteho amakuru nabwo akaba yabuha amakuru. Ariko bijya bibaho yuko ubushinjacyaha bushobora kureba dosiye yakozwe n'ubushinjacyaha bwareba n'ibimenyetso birimo bukabona koko biruzuye, abo ubushinjacyaha bwabajije na ku bugenzacyaha, ubushinjacyaha ntibwirirwe rwose bubabaza, dosiye bukayikingura cyangwa se bukikomezanya mu rukiko kimwe muri iki. Uyu mukobwa rero yaje kuvuga ko byaje kurangira nyuma yaje kumva ko uwamukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina yaje kurekurwa, akarekurwa atazi impamvu yarekuwe. Uyu mukobwa yavuze ko ngo byari yarijejwe ko azajya ahabwa update y'aho kesi ye igeze kuri message no kuri mail, ariko ntabwo byigeze bikorwa. Gusa avuga ko umushinjacyaha wari warahawe kesi ye nta yandi makuru yigeze amuha, nta nubwo yigeze yemera ko baganira umukobwa ngo amusobanurire ibya kesi ye, usibye kumwandikira ngo rimwe ngo aramwandikiye ngo mwaramutse. Kesi iracyarimo irakorerwa iperereza. Mu ncamake tutagiye no muri byinshi, nuko uyu munyamakuru witwa Iribagiza Gorori ukorera The New Times avuga ko atigeze amenya neza amaherezo y'ihohoterwa yakorewe, usibye ko azi ko uwari mukoreye ahari yidegembya nta kibazo. Uko asobanura umuntu wumva ko ashobora kuba ari umuntu ukomeye, ndetse bamwe bari batangiye no gukeka ko yaba ari uwo bakorana, ariko uyu mukobwa ntabwo yigeze agaragaza uwo ari we. Yamugiriye ubupfura niba koko yarakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina nta gushidikanya, kuko impamvu ndimo ndabivuga uko ubundi urukiko nirwo rwemeza ko umuntu koko yakoreye icyaha cyangwa ataragikorewe. Ariko nanone ushobora no gukorerwa icyaha habura ibimenyetso bikarangira bifashwe nkaho nta cyaha wakorewe kuko ibimenyetso byabuze. Ariko iyo ibimenyetso byagaragaye byanze bikunze uba warakorewe icyaha. Mukobwa rero yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ibaruwa ifunguye asaba ko yamufasha akamurenganura akabona ubutabera, kuko ngo yakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina. Hanyuma rero uyu mwana w'umukobwa rero niba yajyaga akora inkuru zirenganura abantu, inkuru zigaruka ku ihohoterwa, zigaruka kuri advocacy, ihohoterwa abana b'abakobwa bakorerwa, abagore bakorerwa, n'ibindi ibibazo abagore bahura nabyo, agakora advocacy, niba kuri iyi nshuro nawe avuga ko yahohotewe ntabone ubutabera, byanze bikunze bishobora kuzamugiraho ingaruka zitari nziza mu mwuga we akora w'ubunyamakuru. Yajya abona inkuru y'umuntu wakorewe ihohoterwa, nawe agashobora kuba yayitinya cyangwa se akagira ubwoba bwo kuyikora, kuko nawe yiyumva nk'utarabonye ubutabera. Ikindi, byagenda bite mu gihe uyu munyamakuru Iribagiza wa The New Times yaba arimo araganira n'umuntu wakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uwo muntu amuha amakuru, nyamara uwo muntu nawe azi ko uyu mwana w'umukobwa nawe ubwe atabonye ubutabera? Gusa kugeza ubu
uyu mukobwa yavuze, ariko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB narwo rwavuze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rusubiza kuri iyi baruwa ifunguye uyu mukobwa yari yandikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amusaba ko amurenganura, uyu avuga ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hanyuma akandika nyine ibaruwa ifunguye kuko ngo we yiyumva nk'utarabonye ubutabera. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaje ruvuga ko nyuma yo kwakira ikibazo cya Gorori Ribagiza, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rukora iperereza ruza gufunga uwakekwagaho kumukorera ihohotera. Dosiye irategurwa, iratunganywa, yohererezwa urwego rw'ubushinjacyaha, yoherezwa mu bushinjacyaha uwo rwari rwafashe agifunze. Hanyuma ubushinjacyaha dosiye narwo buyohereza mu rukiko, hanyuma uwafashwe aza kurekurwa hashingiwe kuri raporo ya muganga. Nta byinshi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwavuze kuri ibi birenze ibyo mbabwiye. Gerageje gukora translation cyangwa se gushyira ibyo rwavuze mu Kinyarwanda kuko rwabyanditse mu Cyongereza, kuko uyu mukobwa nawe ibaruwa yayanditse mu Cyongereza ifunguye, ariko igihari rwemeje ko uwo umugabo ukekwaho gukora ihohotera rishingiye ku gitsina, umunyamakuru wa The New Times Iribagiza Gorori, uwo mugabo yarafunguwe hashingiwe kuri raporo ya muganga. Ha rero hahita havuka ikindi kibazo. Umukobwa avuga ko akigera muri Isange One Stop Center ubwabyo yakiriwe nabi. Mu magambo make, yakirirwanye agasuzuguro n'ubwirasi, niko yasobanuye. Avuga ko akigera muri Isange One Stop Center yatangiye ahabwa serivisi nabi, bigezaho aho yagira ikibazo aho kwitabaza wamwakire muri Isange One Stop Center, ahubwo yahamagaye nanone umuyobozi wayo ku rwego rw'igihugu. Abaje gufata uwo mugabo wari wamuhohoteye, uwo mugabo yashakaga kuburizamo ibyabaye, ngavuga ngo ntukomeze kesi, nabo byarangiye batabashe kumufata ngo bitewe n'ikibazo cy'umuvundo. Bashaka gukurikirana imodoka ariko akavuka ngo ikibazo cy'umuvundo, umugabo yari arimo ngo bamufate. Tuvuye kuri ibyo, umushinjacyaha wahawe iyi kesi ngo ayikurikirane, uyu mukobwa nawe yanenze serivisi yahawe n'uwo mushinjacyaha. Hanyuma rero ikindi anenga gikomeye nuko atigeze amenyeshwa kuri email aho dosiye igeze, kugeza kuri uyu munsi ari kwandika ibaruwa ifunguye ayandikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika amusaba ko yakwinjira mu kibazo cye akarenganurwa. Aha rero muri iyi dosiye y'uyu mukobwa ubundi wakwibaza ibintu bibiri. Nubundi uyu mukobwa niba ari ugutinya uwo muntu wamuhohoteye, niba ari ikinyabupfura yamugiriye, nubundi yarahohotewe, yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yirinze kumuvuga.
ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora kuba ari ibikorwa bigamije ishimisha mubiri, usomye umuntu ku ngufu atabishaka, umukozeho ugamije ishimisha mubiri n'ibindi, cyangwa se umukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibyo byose ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ushobora kumugundira ushaka kumusambanya, ntumusambanye, bikarangira utabigezeho, ariko icyo uba wakoze ni ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mukobwa rero wavuga ko mu ijoro yagiye kuri Isange One Stop Center, ariko nanone mu bisubizo tubona byari buribuye ikavuga ko hakozwe ibizamini bya muganga, ari nabyo byashingiweho uwo yaregaga arekurwa. Kujya rero hakorwe ibizamini bya muganga nuko ibyo ari byo byose umuntu aba yagiye avuga ko bamukoreye imibonano mpuzabitsina ku gahato. Gishoboke ko ari cyo cyabaye kuri uyu munyamakuru, nubwo yirinze kwanzura nyirizina ngo avuge icyo yakorewe, ariko icyo yakorewe ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Cya kabiri, mpise nibaza umugenzacyaha arimo arakora iperereza, uwamushyiriye ikirego ntiyishimire uko arimo aramuganiza cyangwa uko arimo aramubaza, byagenda bite? Icya gatatu, umushinjacyaha wahawe dosiye y'uyu mukobwa ngo ayikurikirane, kuki atashatse kwitaba uyu mukobwa, ndetse kuki atashatse kumva akarengane uyu mukobwa yagiriye? Muri uyu mwuga w'itangazamakuru ngewe kuva nawujyamo, uyabaye umunyamakuru wa kabiri, umunyamakurukazi wa kabiri ureze agaragaza ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Menye teka niba ntarimo ndibuka neza, ariko uyu ni uwa kabiri gusa. Uza nyine ikigaragara nkuko abanyamakuru bahohoterwa, uyu kubera ari umukobwa arimo aragaragaza ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko abagabo bo bakorerwa irindi hohoterwa. Kuri nkuru bakagutera ubwoba. Ndibuka umunsi umwe nari ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye ku rukiko, arimo arakora inkuru y'umwana wari warasambanyijwe, umuntu twavuga ko atoroshye akomeye. Hakaza umuntu akamubwira ngo turashaka ko utazongera gukora kuri iyi nkuru, ngo kuko iyo nk'itangazamakuru mubivuzeho birakomera. Ariko umuntu byaje kurangira n'ubundi bamukatiye, akekwaho gusambanya umwana, umwana cyo gusambanya umwana, ndetse kanamutera inda umwana akaba ngo yaranabyaye. Byaje kurangira urukiko rumufatiye ibihano. Abana ariko umwana arakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hanyuma akarega, hanyuma asaba ubutabera. Uwo yareze reka tuvuge ko aka kanya kiri umwere, ariko urinde wo gushaka gukanga umunyamakuru ngo ntabwo ushaka gukora iyi nkuru, ngo ngiye nkora hanaha naha, ngo urabona ngo nkora hanaha naha, ngo iyi nkuru ireka. Haramaze. Aho waba ukora hose wahohoteye, wakora umuntu ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyubahiro wari ufite kiba zeru.
ngayo nguko reka turebe ibaruwa yanditse ibya Iribagiza. Navuga ngo izi kesi ziri mu makesi akomeye y'ihohoterwa zavuzwe ku mbuga nkoranyambaga. Iyi kesi yo muri Ngororero twari twagarutseho yo mu murenge wa Gatumba y'umuganga wafunzwe akurikiranweho gutwika umukozi wo mu rugo akoresheje amazi ashyushye. Umukozi ku ifoto biragaragara ko ababaye cyane. Hanyuma iyi indi kesi yari y'uyu munyamakuru wa The New Times Iribagiza, nawe ugaragaza ko afite agahinda gakomeye, afite n'ubwoba nyuma y'uko akoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'umuntu agaragaza nk'ukomeye muri iyi nkuru. Ntiyabashe kuvuga amazina ye, ntiyabashe kuvuga icyo akora, ariko uwo muntu akaba yidegembye. Reka dutegereze turebe ibizavamo, niba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame azamusubiza kuri iyi baruwa ifunguye yamwandikiye. Ariko mbere uko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nanasubiza, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagize icyo ruvuga ko uwo muntu yarekuwe, rwakoze iperereza, dosiye ruyishyikiriza ubushinjacyaha, hanyuma ubushinjacyaha nabwo wishyikiriza urukiko, nyuma uwo muntu aza kurekurwa hashingiwe kuri ripoti ya muganga. Ntabwo twamenye niba yararekuriwe muri detention, ifunga n'ifungurwa by'agateganyo, niba yararekuwe urubanza rwageze mu mizi. Ibyo byose ntabwo biracayuka. Amakuru turi buze kugenda tumenya yose turaza kugenda tubasangiza. Ngiye rero nitwa Daniel Dushimumuremyi, iyi ni Pin Rwanda, iyi channel nziza niyo yanyu mushobora gukuraho amakuru mudashobora gukura handi, amakuru acukumbuye agaruka by'umwihariko kuri kesi z'ubutabera. Mukore like, share na comment, hanyuma muduhe ibitekerezo. Twavuga ngo Iribagiza umunyamakuru mugenzi wacu, niba koko iri hohoterwa wararikorewe, reka tukwifurize ko uzabona ubutabera bukwiye buri muntu wese waba wakorewe ihohoterwa. Uwo mugabo rero nawe wagira ibanga ukirinda kumuvuga, reka tumubwire ngo niba koko nawe warakoze ibi bintu, turakwifuriza ko haboneka ibimenyetso ugahanirwa icyaha wakoze. Ariko nanone niba utarabikoze, nanone nawe turakwifuriza ko warenganurwa. Ubutabera bushingira ku bimenyetso bifatika. Reka duhure ubutaha mu bindi biganiro.